Zaburi 125 udusomere mu izina rya Yesu. Ijana na 25 dusomere. Yego nahageze. Umurongo waho wa mbere. Yego. Dusomere mu izina rya Yesu. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ngo ahubwo uhorohamye iteka ryose. Ngo ahubwo uhorohamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Niko Uwiteka agota abantu be. Niko Uwiteka agota abantu be. Uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi. Itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi. Kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Yego. 14 nako 4. 4. Uwiteka, reka tubisubiremo. Uwiteka ugirire abeza ibyiza. Uwiteka ugirire abeza ibyiza. Abeza ibyiza. Imana igumugisha. N'abatunganye mu mitima. N'abatunganye mu mitima. Ihangane gatoya. Yego. Ngo ugirire abeza ibyiza. Yego. Abeza rero ntago ari abeza bo ku mubiri. Ahubwo n'abeza ku mitima Imana ishaka. Yego. Nabo ngabo nibo beza bariho bavugwa hano. Komeza. Goya 5. Ariko abiyobagiza mu nzira zabo. Ngo ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye. Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisiraheli. Amen. Amahoro abe mu Bisiraheli. Imana iguhe umugisha. Amen. Iri jambo rirakomeye cyane. Iri joro ryakeye. Ariko biba byiza burano gutanga ikiganiro ukavuga n'itariki. Uyu munsi turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani mu gitondo. Ubu turi saa 4:03. Yego. Kugira ngo abantu babyumve neza. Ijoro rero ryakeye nabonye ibintu bikomeye. Nabonye ibintu bikomeye. Ariko Imana turengere. Nabonye ibiti byuma. Ongera dusomere iri jambo risubiremo. Abiringiye Uwiteka. Ndasubiremo. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Bameze nk'umusozi wa Siyoni. Utabasha kunyeganyezwa. Ahubwo uhorohamye iteka ryose. Kuko imisozi igose Yerusalemu. Kuko imisozi igose Yerusalemu. Niko Uwiteka agota abantu be. Uhereye none ukageza iteka ryose. Imana iguhe umugisha. Yego. Ushaka kurekera aho ngaho. Naho ngaho abantu nagira ngo bumve. Yego. Ngo ariko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Abantu bareke twiringira Imana. Abantu bareke twiringira Imana kugira ngo tumere nk'uriya musozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Aba bantu bazwi b'abasitari Jatobambara abasitari. Abantu b'abasitari. Hari umuntu uzwi cyane. Imana yambwiye ngo nongere mvugeho. Kurikira Vava.
gukurikira ntabwo ari kanyambamenye cyane nyine impamvu nari mbivuze gutyo nuko ubwo twari twakoranye ikiganiro tubwiraga ko hari umuntu uzwi ugomba gupfa kandi bikabera abantu bose isomo nyakwigendera dore imbogora yahita tuvamo hari n'undi ubwo urumva uwo n'undi ariko warazwi cyane kumurenza urabona ko yarazwi azwi n'abantu benshi ariko yego nawe arazwi ariko nawe yarazwi ariko wowe warazwi cyane inshuti yanjye wowe warazwi cyane ariko abantu twongera ibihe byo gusenga ndumva aricyo cyiza twongera ibihe byo gusenga twongera ibihe dusenge kugira ngo Imana itwambuze ikiraro ndimo ndeba imbere yacu ikiraro ariko nkunda kubwiriza abantu bari mu mwuka umuntu utari mu mwuka umuntu utumva udasobanukirwa ibyo mvuga wihangane usenge Imana nawe gusobanurire sibyara ariko ubwo bari mu mwuka barabyumva ariko n'abatabisobanukiwe wabasobanurira basenge nyine basenge Imana nawe nta muntu Imana itakumva yasenze basenge Imana basobanuza Imana icyo kiraro ni ikihe niba ufite ibigeragezo ibyo biti urabona mu kwa cyenda ubundi kwa munani turi gusohoka kandi tugiye kugera igihe cy'imvura uretse ibiti byakuma gute byibaze nyine byakuma biteze imvura ntikiguye Imana si irema byose nirema ibiti nirema iki hoya ariko na Imana yategetse ngo ibiti byume hari n'amasegonda byamara ko twaba dushize none ko nta muntu wazongera kubona aho yikinga hajya birenge ntabwo abantu bose ariko bambara inkweto buriya tujye dusobanukirwa ntitukabone twambaye inkweto ngo twumve ko n'abandi bose bazambara hari n'abatambara inkweto ivumbi rero nagiye kubona mbona naryo rigeze rite rivuyeho hasigara igitaka cya kindi gikomeye ndangije ndasenga mbaza Imana ese Imana ibintu mbwiye ni ibiki irambwiye ngo nje gukubura hari abantu Imana irambiwe ni byiza kugira ngo unasobanureho cyane kuko pasika urumva hakuburwa umwanda sibyo kugira ngo wenda dufashe abadukurikiye hakuburwa imyanda nimba ari imyanda rero ubwo rero urabyumva yenda hari igihe abantu bashobora kwisubiraho bigatera Imana kubarengera none se imyanda izanwa n'iki imyanda izanwa n'iki sitwe tuzana imyanda se ubwo numvishije ngo basigaye bayijyana indobo ariko n'indobo bizashira hasi ikindi kintu mbonye reka mbanze nsenge pasika reka nongere nsenge kuko ubuhanuzi Imana impaye nicaye hano ndabona bukakaye ariko ndabuvuga mu izina rya Yesu ko mbuhawe ngiye kubuvuga ko mbuhawe Mana nziza Imana yo kwizerwa Imana ishoboye byose ni wowe uha umuntu ukamuha n'ijambo ukamuha ibyo agomba kuvuga akabivuga uko biri ndakwinginze ngo ndengere kandi ubane nanjye mu izina rya Yesu ndasenze ndizeye ko ubikoze amen pasika yego ntabwo tubitindaho gusa ngewe icyo mba ndeba igihugu cyanjye kuko iteka ryose uretse ababa biyahuza amagambo yenda bakavuga ibidakwiye ariko igihugu umuntu avukamo igihugu cyatwongeje cyatureze kikadukuza yewe buriya nicyo mba mpangayikiye cyane bikanantera kukubaza ngo
ese ko uba ubihanuye uri umunyarwanda kandi ukabivuga uri hano mu Rwanda, mesaje ikumvwa n'abantu bavuga ikinyarwanda, harya ni ukubera iki biba bije gutyo ari mesaje ya Tanzania kandi ikaza ahangaha mu Rwanda? Bavuga igiswahili n'icyongereza. nta baza giswahili, nta banyarwanda se bavuga ikinyarwanda baza giswahili bazabasobanurira. Yego, hari n'abariyo nabo bazi ikinyarwanda. Ariko ngiye ku cyanjye giti ikintu mba nasaba abantu, umuntu umwe ashobora gukiza isi mu buryo bw'umwuka agasenga, ahubwo mba numva yenda Imana ibitambukije kugira ngo uwumve ikinyarwanda wese ashobore kuba yasenga, kuko igihe turimo ni igihe cy'imvura nyinshi, igihe cy'imvura nyinshi, kandi tujya tubibona. Hari umwuzure wigeze kuba muri 2010 hafi na rimwe, nimba atari ahubwo ubanza ari 2009 cyangwa 7 gutyo simbizi, muri Indonesia wiswe tsunami. Sibyo umwuzure rero, imvura iyo haguye imvura nyinshi hagatera umwuzure aba ari ibintu bikomeye cyane. Abantu baratikira amatungo agatikira. N'ejo bundi twarabibonye hano mu majyaruguru, twarabibonye. Ariko ubundi abantu baretse tugasenga. Ubwo rero tugomba gusenga, nicyo cyaba cyiza, nicyo cyadufasha. Imana ikakituvuburira imvura y'umugisha. Hari n'undi nakiriye ejo nawe arimo aravuga ati musenge cyane kuko ikirere gifite imvura nyinshi. kirabuditse kandi iriya mvura nigwa bizaba bikomeye. Kandi izaturengera. izarengera abatanzaniya y'imiryango. Yego, impamvu biba bisohokeye hano, hari abantu benshi bafite imiryango. Buri uzi ko Tanzania, Uganda, Uburundi na Kenya ndetse na Kongo, uzi ko ari abavandimwe bacu pire. Dufite abavandimwe, ibihugu twegeranye dufite abavandimwe, kandi nabo bafite abavandimwe ahangaha. Kuko yenda nkatwe, ariko reka twakuvunika. Ngiye mbwiriza abanyamwuka kandi barabyumva. Barabyumva cyane. Imana baho umugisha. Ngakomeza mba ngira ngo abantu bagiye bashyingirana ariko byumvikanye, ahubwo wakomeza nta kibazo. Nkunda kubwiriza abanyamwuka rero, kandi uri mu mwuka arabyumva. Ubwo Tanzania nayo isenge, cyangwa nako abaturage basenge. Ntabwo Tanzania ni igihugu ariko kigizwe n'abantu. Ntabwo igihugu aricyo gisenga, ahubwo abaturage nibo bagomba gusenga. Basengera imvura mana nshuti zanjye. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Ngo ibintu mfite byose ntabwo ntibigundira, ngo nta bya none ntabwo ntibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Gatatu arongera aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngandenda kaga ko barumva ko bamushoboye byose. Ntawe tuzi, nawe udukurikira yamubwira ko ntawe uzi, byose arabishoboye. Amen. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Epfa akavuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishoboye, ajya ndinda
amen. Ngo ajya ndinda, Yesu nashimwe cyane, amen, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. haleluya, nashimwe cyane, amen, ngo ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Ndagira ngo abantu badukurikiye babyumve neza, Imana iturinda akaga kose amen, mu nzira ijya mu ijuru. Yesu nashimwe cyane, amen, Imana ijya iturinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru, ariko ntabwo yatuma ibigomba kukubaho bitakubaho. Kuko mu rugendo duhura na byinshi bibi, yego, ariko ikaturinda akaga kose, yego, gatuma katubuza gutuma tutagera mu ijuru. Imana itugirire neza, amen. hanyuma kuri iki gitera cya kane nacyo bakavuga ngo nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, yego, amen. Ngo niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka, nta kubaho nta n'urupfu. Imana ishimwe cyane, ngo nta kubaho nta n'urupfu, nta kubaho nta n'urupfu, nta kubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni. Imana ishimwe cyane, ngo nta n'abadayimoni, amen, ngo nta n'abadayimoni, nta bya none, nta n'ibizaza. Imana ishimwe, amen, byantanya na Yesu, amen, amen. burya Imana ijya itubabarira ibyaha. Niyo waba mu byaha ukamara imyaka 30 uri mu byaha, niyo wamara imyaka 50 uri mu byaha, ariko iyo waciye bugufi ukumva ko Imana ishoboye byose, ukavuga uti Mwami Yesu wanjye, ndaje imbere yawe, ndagira ngo nkusabe imbabazi, mpature, umbabarire aho nagize hose, aho nacitse intege hose, ugasaba Imana imbabazi kuri buri kimwe cyose. Imana igira imbabazi, Imana igira imbabazi, Imana ni nziza cyane. Ngo nta bya none nta n'ibizaza byantanya na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ubu ni nta kintu na kimwe kiba dukwiye kugira gute kudutanya n'umwami wacu. Nta kintu na kimwe kiba gikwiye kudutanya n'umwami wacu. Nk'uko umuririmbyi yabimbye akavuga nta bya none nta n'ibizaza byantanya na Yesu. Gusa ikintu cyagutanya na Yesu ni iki? Inzoga se, abagore se, amafaranga se, ubutunzi se, ari ibitanga byose. Ndagira ngo mbwire abantu ahangaha, ndagira ngo abantu bakumve neza, mbere yo gushaka ibintu nimujye mureka tubanze dushake nyirabyo. Ngewe ngo mfite abantu bamfasha, Imana ijye ibaha umugisha, amen. Mfite abantu bamfasha cyane cyane muri ibihe byanjye ndimo nshaka perime, hari abantu bamfasha rwose, nta handi rero Imana icisha mu bantu. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu nuko umuririmbyi niwe waririmbye aremba ngo ugira neza ukayishanga imbere. Imana ishimwe cyane. Buriya iyo turiho dukora imirimo myiza, iyo turiho tugira neza, iyo turiho tubabazwa n'ibyago byabaye kuri bagenzi bacu, tuba twandikisha, ntitugashimishwe n'ibigira gute n'ibyarwanyije umuntu uva amaraso nkatwe, ntitugashimishwe n'ibyago umuntu yahuye nabyo, ahubwo twagira agahinda tukababazwa nabyo, tukamuba hafi, icyo ushoboye ukamufasha, niba ari uburayi ukamufasha. Inzara yarandiye ndabizi, inzara yarandiye ndabizi, inzara irandya, ariko hari abantu bajya bamfasha. Imana ijya ibaha umugisha, Imana ijya ibaha umugisha, Imana ijya itanga umugisha ku bantu batuzirikana, abantu badufasha rwose. Wowe twumva, Imana iguha umugisha cyane, iguha umugisha, ngusabiye umugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru, ngusabiye ijuru, Imana y'amahoro mu gihugu cyo mu ijuru ikumpera umugisha, ndetse n'utaragira icyo akora Imana izamuha umugisha kandi nawe izamushoboze. Ntabwo biba byoroshye, biba bigoye, ariko ndabasabira umugisha ku Mana. Abadukurikira ndabasabira umugisha, abumva ubutumwa bwiza ndabasabira umugisha. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha kandi ikomeze kubana namwe, haba abarwayi Imana ijye ikomeza kubana namwe bakize, haba babuze urubyaro Imana ijye ikomeza kubana namwe bahe urubyaro, haba abatwite bagiye kubyara Imana y'amahoro ijye ikomeza
ibahe kubyara neza, kandi ndabasengera kandi ndabakunda. Mukomere rero. Hari abagiye bampamagara bambwira ko babyaye neza, hari abagiye bampamagara bambwiye ko byavuye kure, ndababwira niyo n'Imana yahabaye. Buriya Imana yacu irakure, irareka ibikwivugaho bikakwivugaho, bikivuga bikagira bite, ariko nyuma Imana ikabyereka ko ari Imana ishoboye byose, idashoboye ikintu kibi. Mwihanganire rero ibibagerageza, twihanganire ibitugerageza, ntabwo kujya kure ariko gupfa, kandi ntabwo ari uko ibitubaho Imana itabizi. Yego. Imana ishimwe cyane rero, mukomere kandi mwihangane. Imana yacu iratuzi, ntabwo yatwibagiwe. Sinzi ngira ngo mujya mwumva indirimbo ivuga ngo ntabwo izadusiga ntizanaduhana. Ntabwo Imana yacu yadusiga, nta nubwo yaduhana, kuko ntawe dusiganya nawe. Yego. Ntabwo Imana idusiganya nawe, ntabwo Imana idusiganira. Ni Imana yacu itureberera, ni Imana igomba kumenya ikareba iturwanya, nta handi aho ubona ibigiye kuguhitana bigomba kuguhitana, ariko ikahaguka ikavuga ati ndi Imana ishoboye byose. Iyo niyo Mana twakurikiye rero, Imana ibahe umugisha. Amen. Iyo niyo Mana twakurikiye, Imana ibagirire neza. Reka turebe muri Zaburi igice cya mbere, Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Amen. Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Dusomera mu izina rya Yesu. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Yego. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amen. Amen. Amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe cyane. Amen. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Gatatu akavuga ngo azahanwa. Amen. Cyangwa azamera. Yego. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Yego. Icyo. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo twumve aka kantu ngo icyo azakora cyose. Amen. Amen. Ngo icyo azakora cyose. Uwo ninde bavuga? Udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo icyo azakora cyose. Amen. Amen. Azasaba akazi agahabwe, azahinga zeza, azorora inka zizororoka. Imana ishimwe cyane. Ngo icyo azakora cyose. Amen. Kizamubera cyiza. Ishimwe cyane. Amen. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza, kubera ko adakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nama z'abakobanyi. Noneho kandi hakavuga ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umuramutumurwa n'umuyaga. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo uhagaze neza uri mu Imana, iyo uvuga Imana uko iri, ukayivuga ntuyibeshyere, ukayivuga Imana yacu, ukayivuga ukayinambaho. Imana yacu ukavuga ko ari Imana ishoboye byose, ukavuga ko igira neza, ukavuga ko ari Imana itabara, ukavuga ko ari Imana ishoboye byose. Yesu nashimwe cyane. Buriya nta muyaga waza ngo uguhuhe. Nka kuri batubwiye ngo bahwana n'umuyaga utomurwa n'umuyaga. Imana ishimwe cyane. Amen. Abantu rero dukwiye gukora ibyiza, dukwiye gukora ibyiza n'abantu bakabona ko dukora ibyiza. Buriya hari abantu bajya babona abandi bakabona ko batera imbuto. Rimwe nigeze mbwira
umumama twariho dusenga, namubwiye ntuzere imbuto, ntujya werera umugabo imbuto. Nanjye yarambwira ngo usenga nzere izihe, ngo rwose mugabe nzere izihe mbuto, ngo nzere amaronji, nzere amatunda, nihoya nuzere imbuto zikwiriye abihannye. Dukwiye rero kwera imbuto, dukwiye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ntabwo n'imbuto izi ngizi tubona ku biti, ni imbuto zikwiriye abihannye. Buriya umuntu ukijijwe, agakiza, nkunda kubwira abantu n'abantu tuba dusenga nkababwira ngo agakiza, iyo ufite agakiza ugendana n'agakiza, agakiza kakurimo. Iyo ugenda agakiza ukagendana, nk'uko umubyeyi yaguha amagi akakubwira ati amagi yajyana ku isoko uyagurisha, ugenda ugura agasabune, numara kugura agasabune ko gukaraba, hanyuma ugira ute uzana amafaranga, uyitwararike kugira ngo yenda utaza kuyacubanganya akaba yameneka. niko rero n'agakiza kameze. Yego, ko dukwiye kugendana agakiza nk'uko umubyeyi yaguha amagi ati yajyanye ku isoko ukayagezayo, nuko n'agakiza kamera. Ubundi umuntu ukijijwe agomba kugenda gute, agomba kugenda gutyo. yego. Imana rero tugirire neza kandi ihaze ukwifuza kwacu. Yego. Gatanu, nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Urumva ko abanyabyaha ntaho bari, nta ngingo ibarengera, nta ngingo n'imwe bafite ibarengera. Buriya no mu rukiko yagenderamo bagashaka ingingo ikurengera bakayibura. None se wa mugani, niba hari aho uzagera bahagera bakavuga bati rwose Mugabe cyangwa Pasikari, Imana ikavuga ati naguhaye umwuka wo kuvuga, uvuge ubutumwa bwiza, ubwiriza abantu bakizwe, ubwiriza abihebye, basubize intege mu bugingo. None nta na kimwe wigeze ukora, kandi naguhaye umwuka, nguha ibiganza byo gukoma amashyi. Abandi ati naguhaye ubutunzi, ntiwigeze ufasha umuntu wari ubabaye, ntiwigeze ufasha wari urembejwe n'ibigeragezo, ntiwigeze ufasha umupfakazi, ntiwigeze ufasha imfubyi. Ubwo so zisobanura nta ngingo n'imwe uzaba ufite kurengera. Imana itugirire neza rero. Icyo twari turiho intego, message mfite uyu munsi ni message ivuga ngo abantu twihane kugira ngo Imana y'amahoro itugirire neza. Ubu Imana yaransuye irambwira ngo mbwira abantu bihane, abantu bakiranuke ku gato no ku kanini. Soko Imana hari abantu badafite amasezerano y'Imana yabahaye, ariko ubu ngubu hari abantu bafite amasezerano amaze igihe, umuntu agasenga akagera hakarambira, Imana yaza kumusubiza agasanga yacitse intege, nayo ikimura igihe. Imana yaciye ijya yimura igihe, ikimura igihe agomba kugusubirizaho, kubera ko yaje igasanga idatunganye. Buriya no kwijujutira Imana nabyo ni icyaha. Niyo mpamvu abantu dukwiye kwihana kuri buri kimwe cyose. Yego. Niba ari umujinya ukihana, niba ari ugusenga cyane ukitotomba ukihana, kugira ngo Imana neza igusubirize hehe? Kwihanganira kwawe, ukwizera. Imana ireba ukwihangana kwawe, ikareba ukwizera kwawe aho kuri, ikagusubiza. Ntabwo Imana rero ishaka abantu bacika intege. Umusirikare ku rugamba burya ntajya acika intege. Kandi twarahamagawe, ndabwira abantu cyane basenga, abantu bafite inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, abantu bashaka kumenya Imana, abantu bashaka Imana ibagirira neza. Nimuhumure musenge, Imana y'amahoro
itugirire neza kandi namubagirire neza. Imana rero irashaka ko tuba maso tukihana. Message mfite ni kugira ngo abantu bihane, ni ukwihana buriya abapasiteri cyangwa abapadiri batabwiriza abantu kugira gute kwihana, ariko kwihana nibyo bya mbere. Utihannye Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Umunsi ntabwo ndi bubatindire cyane. Message mfite nuko mugomba kuba maso. Ntabwo ndi butinde kuko mfite urugendo, ngiye mu rugendo, ngiye gushyingura. Twapfushije umuntu apfa mu buryo butunguranye, yaryamye bucya yapfuye, atanarwaye atanagize ate. Ntabwo byoroshye rero, niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye ko ntawe uzi umunsi n'isaha n'igihe. Message rero mfite uyu munsi ni uko abantu bagomba gusenga cyane. Imana yambwiye ngo mbwire abantu basenge cyane kuko birakomeye, ntabwo byoroshye. Ni ugusenga cyane kugira ngo Imana ikomeze kuturengera. Turi mu bihe bya nyuma, birasaba ko tuba maso tugasenga kandi tukaba maso impande zose. Ni ukuba maso impande zose, tugasenga tukaba maso kandi tukagira no kwizera. Tugomba kugira kwizera, tuzikizera ko Imana ishoboye byose. Imana rero ishoboye byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Imana yacu ishoboye byose. Nibyo ndiho mbabwira rero, ntabwo ndi bubatindire kuko muri mfite urugendo kandi ni kure. Mukomeza no kunsengera nanjye kugira ngo Imana ibane nanjye mu rugendo, kuko nanjye ndabasengera kandi ndabasabira. Imana rero aho umugisha. Message hari nuko mugomba kuba maso. Tugomba kuba maso tugasenga kugira ngo Imana y'amahoro iturengere, iduhagarareho, itwambike imbaraga. Ni ukuba maso rero. Ubushize arakisi n'isi yose, gusa mugomba kuba maso, tukaba maso tugasenga. Indi message nanone niya cya gihugu cya Tanzania, ni ukugisengera kuko nkunda kubwira abantu ngo njye ntabwo nkunda kwisengera. Buriya niyo mpamvu Imana inkunda. Iyo mbere yuko nisengera ndabanza nkanasengera n'abandi nabo bababaye. Ntabwo ari byo babaye jyenyine, n'abandi barababaye. Rero abo nabo ngomba kubasengera kugira ngo Imana nayo ibagirire neza. Mube maso rero, tube maso dusenge. Ndumva message ari iyo ngiyo ari nayo y'ingenzi, ni ukuba maso tugasenga. Ikindi ni ababyeyi batwite. Message nayo ikomeye cyane niyo ababyeyi batwite muri uku kwezi kwa 8 batwite. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mube maso musenge. Ushobora kuba utwite ukumva ntibimeze neza, nimero ni yayindi uraza kuyibona kuri screen, uraza kuyibona. Mwaduhamagara tugasenga. Ntabwo ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa, n'abandi bari mu bihugu byose mwaduhamagara tugasenga, kuko satani ariho arashaka kubateza ibibazo kwa muganga muriho mubyara, kuko nta cyiza cye. Mube maso rero dusenge kugira ngo Imana y'amahoro ica inzira. Mukomere rero, tube maso dusenge, dusabirane kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze irengera ababyeyi batwite. Indi message nayo ni iy'ingo. Abadamu babe maso basengeye, ni message ikomeye cyane. Niyo mpamvu ntabwo byari ngombwa ko ngomba kujya kuri kamera, ariko
byabaye ngombwa kugira ngo njye mu butabazi, njye gutabara, njye gushyingura, ari uko mbanje gutanga iyi mesaje irakomeye. Iyi mesaje y'ababyeyi batwite kuva muri uku kwezi kugeza mu kwezi kwa 12 no kwa 10, babe maso dusenge, mube maso dusenge kuko Satani arimo aratanga ibitambo, mube maso dusenge. Indi mesaje rero birakomeye, Satani arimo aratanga ibitambo cyane, mube maso. Indi mesaje ni y'abakozi b'Imana basenga Imana yabo, nabo babe maso. Ni mesaje ndimo ntanga kuko Satani, hari abantu bakorera Satani, barahari muri iyi si, barahari benshi. Babe maso rero basenge kuko hari abantu barimo baturwanya, hari abantu bagiye gutega ibico by'umwanzi kugira ngo abakozi b'Imana babigenderemo. Ariko mube maso musenge, Satani yahagurutse yasheze, ameze nabi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo mesaje ndiho ntanga uyu munsi nakabaye wenda nayishyize umunsi w'ejo, ariko byabaye ngombwa ko nyitanga kuko irakomeye. Mube maso rero, tube maso dusenge kugira ngo Imana y'amahoro itugirire neza. Mesaje, abantu babe maso basenge kuko turi mu bihe bikomeye. Satani arimo arasaba abantu, arimo arabateza akaga. Ibitambo ni byinshi, nimusenge Imana. Imana yambwiye ngo mbwire abantu twese duhagurukire gusenga kuko Satani arimo aratanga ibitambo mu bakozi bayo, mu bakozi b'Imana. Satani arimo aratanga ibitambo mu babyeyi batwite, Satani arimo aratanga ibitambo mu impanuka nuko nimureke tukumye dusenge kuko impanuka nakomeje kubona impanuka nyinshi. Mureke dukomeze dusenge kuko ntabwo byoroshye. Kuva muri uku kwezi kwa 8 kugeza mu kwezi kwa 12, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muhaguruke dusenge. N'utaze gusenga nawe yige gusenga kuko turi mu bihe bikomeye. N'utaze gusenga yige gusenga. Nakomeje kubabwira ngo ntago mbarambira, sintinda rwose kuko mfite urugendo nababwiye, ariko mwihangane. N'utaze gusenga yige gusenga, n'utabizi azampamagare kuri iyi nomero yanjye. Nkunda kuyibwira abantu ni 0782 9 6 9 7 41 82 9 6 9 7 41. N'utaze gusenga mpamagare dusenge. Imana irashaka ko dusenga kuko ibitwugarije ni byinshi, ibirimo bihiga abagenzi bajya mu ijuru ni byinshi, ibihiga abakozi b'Imana ni benshi, birimo bihiga abapasiteri basenga Imana by'ukuri atari babandi baryarya Imana. Satani arimo aratega ibico byinshi. Nimuhaguruke dusenge, kandi nkunda kubabwira mukagira ngo ibintu biroroshye, ibintu birakomeye, ntabwo ari bya bindi. Kuko ibyo nabonye Satani arimo ateza akaga muri iyi si ni byinshi. Ariko mube maso dusenge. Muntu wumvise iyi mesaje ndakwinginze ngo ukomere usenge, ube maso usenge. Niba utaze gusenga umpamagare dufatanye dusenge kugira ngo Imana itugire neza, ibane natwe. Mube maso rero musenge. Satani arimo aratega ibicongera ngo murimo murumva uwo mwana apfuye akiri mutoya, yaryamye mu gitondo bucya byarangiye. No gusenga rero, mube maso dusenge kuko Satani arimo ariba abantu. Mube maso. Indi mesaje ni y'abantu barwaye, badahumeka neza, mbese bahumeka bakumva nta mwuka bafite. Imana yambwiye nabo ngo baze kumpamagara dufatanye gusenga. Imana ibahe umugisha. Reka rero turebe ijambo, dusome ijambo mu izina rya Yesu. Ni ijambo riri muri Zaburi y'118. Dusomere mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Zaburi y'118. Yego. Umurongo wa mbere uravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Ngo nimushime Uwiteka, ari kuko yuko ari mwiza.
yego Imana iguhe kuko umugisha. imbabazi ze zihoraho iteka ryose. kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Yego. Abantu rero nimusenge, nkunda kubwira abantu ngo twihane rwose, imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Abantu nimwihane, abantu nitwihane dukizwe. Imana irashaka ko dukizwe ubundi ikatugirira neza. Komeza, Imana iguhe umugisha. Abisiraheli bavuge bati, Abisiraheli bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu ya Aroni Inzu ya Aroni, umurongo wa 3. Inzu ya Aroni, inzu y'Abaroni ivuga iti, yego, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati, Abubaha Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro, Ubwo nari mu mubabaro, nambaje Uwiteka. nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba, Uwiteka aranyitaba, anshyira ahantu hagari. anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, arantabara. arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshaka, gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro, Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro, kuruta kwiringira abakomeye. Kuruta kwiringira abakomeye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Iri jambo Imana irimpaye nonaha, ntabwo ari nari nateguye. Imana irimpaye nonaha, ariko mureke abantu tube maso. Iyi Zaburi muyisome, muze kuyisoma. Dore ngiyi ni Zaburi y'118. Muyisome, muze kuyisoma, muyirebe, muyisome, muyumve neza. Imana ibahe umugisha, ntabwo dutinda. Ikindi abantu bariho bubaka muri iyi minsi, ingo cyangwa amazu. ingo, abantu bariho bubaka ingo muri iyi minsi, mube maso musenge. Waba ufite ubukwe uteganya, ufite ubukwe, mube maso musenge, kuko Satani nawe ubukwe yabusabiye. Mube maso musenge. Ushobora kuba ufite ubukwe, waduhamagara kuri iriya nimero tugafatanya gusenga, kuko ntabwo byoroshye. Satani ahagurukiye ingo ziriho zubakwa muri ibi bihe. Ubu uzi ko abantu barimo gushakana bagatandukana nta n'ukwezi gushize. Satani yarahagurutse. Abantu mube maso. Imana ibahe umugisha rero, ntabwo dutinda kuko mfite urugendo ngiye kugenda kandi ni kure. Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Imana ibagirire neza. Urakoze cyane mukozi w'Imana kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Uwiteka Imana aguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, turagushimiye cyane, turaguhimbaje. Tugushimiye ko uduha amagambo meza kandi amagambo y'ubwenge, amagambo databuja tuburira. Mu izina rya Yesu Kristo rero komeza kuduhagararaho, ni wowe twiringiye. Mwami tugire neza, ukomeza gushyigikira ingo ziriho zishingwa muri ibi bihe. Mu izina rya Yesu Kristo ibiduhagurukira nawe bihagurukire, utugire neza, tukugireho umugisha. Bana natwe rero muri byose, nta wundi twiringiye si wowe, byowe twiringiye. Ni wowe ushoboye byose, ni wowe rurangiza rwa burundu. Tugire neza rero, kandi ikiruta byose ukomeze kubana natwe. Turasenze kandi turizeye ko twumvishe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turashimira Imana. Yego, ndizera ko baryumvishe cyane. Bumva yumvishije ijambo. Murihangana ntabwo nzi Bibiliya cyane, ariko iryo ni ryo jambo Imana yemeye ko tuganiraho. Nizere ko riri bubanyure cyangwa ryabanyuze.
Imana ibahe umugisha rero. Imana ibahe umugisha. Kandi Imana itugirire neza. Amen. Ntatinze rero mfite message ubwo duherukanye warariho mbaza uti se icyo gihugu muragisengera, icyo gihugu bimeze bite? Ndakubwira ndasenga, nti nawe ahubwo usenge, ngira ngo ndumva twarabivuzeho. Twarasenze rero ko mu gusenga hari igitangaza Imana yakoze, n'abandi bakomeze badufashe dusenyere icyo gihugu, n'abakirimo nabo basenge, bagisengere abaturage bacyo barimo muri icyo gihugu, muri icyo gihugu kiri mu biyaga bigari. Twarasenze rero ntabwo ducogora, kandi Imana yumva amasengesho y'abayo. Twarasenze ariko mu gusenga ejo bundi ku cyumweru hashize, sinzi rero niba hari icyo bambaza. Gusubiza ko urakoze cyane. Hanyuma hari ikintu nshaka kukubaza. Ni ibibazo bikeya kuko nta mwanya ufite uhagije kugira ngo tuganire birebire, bitewe n'uko hari abantu bagutegereje mu rugo kugira ngo basengere. Amasengesho wasenze, harya ubundi buriya ujya guhaguruka ujya kugisengera ni umuhate wo kugira ngo Imana irokora abantu bayo, cyangwa n'Imana yagutegetse irakubwira ngo genda usengere kiriya gihugu? Ni umuhate cyangwa n'Imana yabigutegetse? Byose ntekereza ko buriya gusenga ari umuhate wagize, n'Imana iba yaguteye umwete. Imana iba yaguteye umwete ikakubwira ati ba maso usenge, bwira abantu basenge, kuko Imana irabitwereka ikatubwira ati musenge, mubwire n'abantu basenge. Abari muri icyo gihugu babwire basenge, icyo gihugu kiri mu biyaga bigari. Niyo mpamvu rero dusenga. None se muri ayo masengesho Imana yakubwiye ko icyo gihugu kitagihuye n'ibibazo, mbese cyaratabawe? Icyo gihugu jyewe nakubwiye ko icyo nabonye ari abo bantu babiri Imana yahagaritse basubijeyo, bari baje kandi bari baje mu buryo bw'ingenza muri icyo gihugu. Hanyuma Imana imbwira ko inyereka ko ibashubijeyo, kuko bari babiri, ari abagabo babiri. Imana ibasubiza ku bw'amasengesho twasenze. Umuhate wo cyangwa umwete wo gusenga ni ngombwa, kuko iteka ryose nta kindi tuba dushaka ku Mana, ni amasengesho. Ibyo tuyisaba, ibyo tuyiha, byose ni umuhate, kuko itaguteye umuhate wo gusenga ntabwo wasenga. Ntekereza rero ko ari Imana ibidukoresha, ntabwo twikoresha. Yego. Urakoze cyane. Ubundi njya nkunda kubivuga, guhanura ni byiza pe, ariko ni byiza ko muhanura ibintu mukanabisengera, kuko umuhanuzi niba ashobora guhanura ikintu ntagisengere, kandi naho hari ikintu kiremereye, sinibaza ko yaba ari gukorerwamo n'umwuka w'Imana, kuko Imana yerekana ikintu nyine kugira ngo mugende mu gisengere. Nicyo nge nemera. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri nshaka kukubaza, ntabwo ndi buze gutinda.
wahanuye ibintu byinshi mu minsi ishize kandi uvuga ko ari Imana yabikweretse, rimwe na rimwe ukavuga ngo ibi bintu byo ntibiteze kuvaho. Ese nta kindi waba warasengeye? Nyine ibyo wavuze ko bidateze kuvaho, nta kindi twarenzaho. Wavuze kubera ko ari Imana yabikubwiye. Ariko se nk'ibijyanye n'impanuka yo kwa Rwahama, ibijyanye n'impanuka mu mujyi wa Kigali bigeze hehe? Komo n'impanuka ejo imodoka yarimo abantu 12 bakora impanuka, ibyo bigeze sinzi aho bakoreye impanuka kuko ntabwo mbona ngo mvuge ngo naha ariko waba warasenze na ziriya mpanuka kugira ngo zibashe kuvaho, cyane cyane ko njyewe ejo bundi nabonye imodoka yari irimo abantu 12 bakoze impanuka, bamwe barapfa. Kuki wahisemo kujya gusengera icyo gihugu gusa ariko ntusenge ngo impanuka ziveho, cyane cyane ko wari wazihanuye? Kuko nemera ko umuhanuzi ashobora kuzanira isi amahoro. Nibyo gusenga turashenga, ahubwo zirubona nizoroheje. Ubundi tutasenze, abantu batasenze batabaye amaso ngo basenge, ntabwo ari ziriya zakabayeho gusa. Ntabwo ari ziriya zakabayeho nyinshi cyane. Turasenga rero ntabwo bivuze ko tudasenga n'iziba zose nuko ziba tutasenze. Turasenga ahubwo ziriya nizoroheje buriya, izikomeye Imana yarazikuyeho. Ariko n'izindi zigomba kuvaho mu izina rya Yesu. Bo sinzi njye kukubaza iki kibazo kuko ntabwo nzi igihe watangiriye guhanura. Kubera iki iteka ryose uba ufite message z'ibihugu? Ko tumenyere ko umuhanuzi, hari abahanuzi bakira abantu mu ngo zabo mu gitondo bakabahanurira mu byumba by'amasengesho. Ese wewe wahisemo gusaba Imana message zijyanye n'ibihugu, cyangwa wowe ni wo muhamagaro wawe? Kuko twagiye tubona abantu bakomeye b'abahanuzi hano mu gihugu bagiye bahanurira ibihugu, bagahanurira n'abaperezida, bagahanura ibintu bikomeye. Nkaba mbona rero nawe ufite umwihariko wawe mu buhanuzi bwo guhanurira ibihugu, guhanurira amahanga. Ese niko wahamagawe cyangwa nibirya mutubwira ngo umuntu ashobora gusaba Imana akayisaba gukora ikintu runaka, yenda wowe ukaba warayisabye kugira ngo ijye guha bene izo message? Yanjye ntabwo nsaba Imana ngo ibe message. Ahubwo icyo nyisaba ko Imana igomba gusubiza abantu nsengera. Nisaba ko yabakiza abo nsengera, abarwaye, ababyeyi batwite, kubyara, n'izindi message ntanga. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'iz'ibihugu gusa, n'iz'abantu ku giti cyabo ndazitanga. No mu byumba by'amasengesho ndazitanga, kandi ntabwo nyamvuga ibihugu. Ndazitanga kandi ntabwo ngira ngo ubushize hari ibiganiro nigeze nkora mvuga kuri Zigira Inshuti wo muri ADPR. Nawe nendaga kumugeraho. Ngira ngo narabavuze. Ntabwo rero mpanurira ibihugu gusa. Hari n'undi kandi nawe navuze mu minsi yashize, niba mubyibuka ntabwo mbizi, navuze ko hari umuntu uzwi ugiye gupfa. Ariko twarasenze Imana imuhagararaho. Yarinde uwo muntu? Kuko mu minsi yashize hari abantu bazwi nyine bagiye bagira bene ibyo bibazo, cyangwa se bagiye bagarukira ku rupfu. Ariko ntabwo nzi ngo, cyane ko utigeze umbwira izina rye, ninde twumve kuko ibyo bintu byabaye. Kuko njye icyo nemera ko Imana ivuga. Ubushize wahanuye impanuka ku Kinamba,
yihanura turi mu cyumba cy'amasengesho, impanuka yarabaye kandi ihitana benshi. Uyu munsi wari wahanuye uvuga ko hari umuntu uzwi ugiye gupfa, binateza saga, abantu bampamagara bambaza, nkabwira nti simbizi, kandi nawe yambwiye ko izina atarimenya. ntabwo ndako izina ntarimenya, ahubwo ntabwo navuze ko utamuvuga. Okay, kandi uvuga ko mugiye gusenga, uravuze uti twarasenze Imana iratwumva. None se turabibwirwa n'iki mu gihe cyose nta kimenyetso cyagaragaye? Ikimenyetso cyaragaragaye, ntari umuntu ukomeye ndakeka baramurashe kandi yapfuye ariho. Icyo ni ikimenyetso cy'ibyiza cy'uko twasenze, aho bita Trump, niwe Trump, ngo yaba ari Trump rero kuko niwe baheruka kurasa. Trump twarasenze rero, kandi amasengesho twasenze yagize umumaro. Imana ifite inyungu ki mu kurengera Trump kugira ngo ntapfe? Se abantu bose ntibaremwe, Trump ntabwo yiremwe. Imana rero ifite inyungu, kuko impamvu ifite inyungu, niba se ikimuhagazeho kugira ngo yihane niba hari ibyo afite bitanejeje Imana, ahubwo buriya yakabaye abera amaso ubugingo, noneho nakabera amaso ubugingo n'abandi bose bakamubireberaho, bakamufatiraho urugero. Inyungu zo zirahari. Nase Imana yadupfiriye ku musaraba, ariko nta nyungu, ntabwo kumurengera nta nyungu. Imana ifite inyungu, irazifite kuko iraturengera igihe cyose. Imana iraturengera. Hari abantu nabonye babyanditse muri komenti, baravuga bati wa mugabo nyamara ni umuhanuzi, ati dore Trump yarapfuye. Iyo komenti warayibonye? Ntabwo nyambona umwanya njyewe kubijyaho buriya. Mbongeye nahise ngira amatsiko, ndavuga ngo nzakubaza ko ari we. Ubwo wumva ari we, dushimiye Imana rero ko agihumeka. Ubwo n'ibindi byose reka twizere ko bizakurwaho. Bizakurwaho. Reka dusenge. Icya mbere ni ugusenga. Indi mesaje rero nzanye, ni mesaje nayo ikomeye cyane. Ikomeye cyane. Abantu bakunda kumbwira ngo ko ntajya nseka, ariko se umuntu uko aseka ibyiza, ibibi wabiseka? Ntabwo ibibi wabiseka. Ntabwo guseka rero si uko ntaseka, si uko ntanajya nishima, ahubwo hari igihe kijya kigera bikaba ngombwa ko guseka bidashoboka. Bikaba ngombwa ko guseka bidashoboka. Mesaje mbazaniye rero nayo ikomeye, ni mesaje ijyanye n'inzara. Inzara urayizi? Yewe, inzara ndayizi. Yakugezeho? Ubona nawe hari inzara igiye kuza ikomeye. Hagiye kuza inzara ikomeye ariko Imana ikambwira ngo mbwire abantu bayo, ababishaka, ariko abantu mwige kwiyiriza ubusa, mwikimike inda, kuko ni inzara itazareba umukire cyangwa umukene.
ni inzara itazareba uworoheje n'uwo ukomeye, ni inzara izareba buri wese mu ruhande arimo. Mbese ni inzara buri wese azajya areba akibonamo, akabonamo ko ari inzara koko. Ni inzara uzi ukuntu nayibonye. Nabonye mbona buriya hari abantu muba muri kumwe ukabona mbese nubwo muri kumwe ariko barakurusha ubushobozi, cyangwa barakurusha byose, ari amafaranga, mbese iby'isi barabikurusha. Ariko Imana yambwiye ngo igiye kubaringaniza. kuringaniza abantu bizashoboka ntabwo bizatindereka kugira ngo se ni kera, ntabwo bizatinda. Urabona nko kuri iriya nkingi cyangwa kuri izi nkingi zimeze gutya,